nuko dutangiye baje gushyingura, abantu bari mu kababaro bafite agahinda, baje gushyingura. Reba ukuntu bimeze, reba ukuntu birimo biragenda. Umukobwa baje gushyingura, urabona hano ngaha umurambo wavuye muri serikeye, uramanuka wibirindura. Mana Nyagasani, ibi ngibi birarangira gute? Ese biragenda gute? Urebe abantu bikanzemo bati noneho ibi ni ibiki? Uyu nguyu avuga ati ese muri gute ukiniye iyihe mikino? Ati kavuye muri serikeye, ati ubundi kuki mwayifunze nabi? Uyu nguyu nyine bano bararebana, barangije amubwira ati sheri, ubu wakabaye wagiye nyine ukababwira bakagenda bakamuzana bakamukura hariya hantu nyine tukaza tukajya gushyingura tukamusubiza muri serikeye. Uyu niko ari kubwira sheri we. Urabona nyine sheri we nawe yaramurebye yanje avuga ati igihe wavugiye wari kuba wabikoze, wari kuba wagiye kumuzana. Abangaba nyine nabo bavuga ati kadushyire hasi serikeye tubaze tuye kureba ibiri imbere. Ati se byifashe gute? Wowe icyo usabwa nungaha ni ukureba akantu ku kandi witonze. Ino filimi ntabwo ari ndende cyane, ntabwo iza kukurambira, wirebe neza witonze. Hano haba harimo amasomo menshi kandi atandukanye. Ni uku nguku bamanutse bajya kureba umurambo. Urebe hano ngaha uwo twabonaga nk'umuntu, witegereze urebe hano ngaha bikanzemo yaje avuga ati katurebe. Uwo babonaga nk'umuntu basanze ari igipupe bambitse imyenda. Abantu bose barikanze avuga ati ibi ni ibiki koko? Ati iki ni igiki? Ati iki si igipupe? Abantu bose barikanze, uwo bari baje gushyingura babonye ari igipupe. Abantu bari bari mu gahinda, bari bafite agahinda k'umuntu wabo. Ababikoze ngaba barabatweretse aje avuga ati ibyo ngibyo byose ni njye wabiteguye, uwo mupangu wose ni uwanjye. Uwo twabonaga baje gushyingura niwe wuyu nguyu uri kwavuga ati ibyo byose ni njye wabipanze, burya niyapfuye ni muzima. Abangaba nyine bikanzemo barangije baza imbere. Urareba ayo ngatangira kumubwira ati ubundi wa mukobwa we uri muzima cyangwa uri shitani? Ati ubundi nta kibazo ufite? Ubu ngubu urabona wowe utekereza neza ko twe tuje kugushyingura wapfuye, ugeze aha ngaha gute? Urebe abandi batangiye kongorerana. Uyu nguyu amubwira ati igihe ibintu byose mwankoreraga se mwari muzi yuko njye ndi ikigoryi? Ati igihe mwahereye mungaraguza agati uti mwabantu muti bano bantu uzi ibintu bankoreye, reka batwereke ibintu bamukoreye ni ibiki, reka turebe. Ahangaha yarari hano mu cyumba arimo kureba, afite ya teste y'abantu batwite. Nyine namwe murayizi, iyo wasamye nyine urabimenya ugendeye kuri no test, ndetse n'iyo utarasama nabwo urabimenya ugendeye kuri no test. Nuko nkuko byatangiye, urebe neza akantu ko kandi witonze. Ndabwiye ngo ahangaha yarimo kubwira umugabo ati sheri, nanone biranze nsanze ntatwite. Umugabo atari komana ati wa mugore ubundi urabyara cyangwa nubyara? Kuki utambwiye kera kose kutigeze ubyara? Urabona umugabo afite nawe agahinda ari kumutonga. Umugore ati rega nawe ugena urubyaro, atubona nyine bikugwiririye, atugasanga nyine ntubyara, atari kubona mfite icyangombwa kinyemeza ko mbyara, nzabyara aba wihanganye. Umugabo nyine hano ari kumutega amatwi ariko ntashaka kumwumva. Umugore akamubwira ati nzabyara, wowe windambirwa. Umugabo ati rero reka nkubwize ukuri wa mugore we, ubu ngubu nta kintu waba umbwira. Ati ubu ngubu ngiye ukuntu ibintu bimeze, ngomba kwishakira umwana kuko ntabwo nazasaza gutya. Umugore nyine nawe aratungurwa ati ubuse wabinkora? Umugabo ati ngomba kwishakira umwana. Ati njye ntabwo ibi bintu nabaho gutya, ntabwo naba muri ubu ubuzima butarimo umwana sinabushobora. Ati ntuzigere undakarira. Ati uranyumva wa mugore we? Ati urumva neza ibyo ndimo kukubwira? Ati ntuzigere undakarira, ngomba kubona umwana. Umugore nyine yasigaye aha ngaha, urabona afite agahinda.
by'ibyo umugabo amubwiye. Ibaze nawe usanze ufite iki kibazo kandi nyamara wipimye nk'inshuro 3 gusa kandi uzwaye n'abamara n'imyaka 5 bikarangira basamye, ariko wowe umaze amezi 3 umugabo atangiye kugutera hejuru. Ni ikibazo gikomeye. Hano ngaha hari uwari wicaye muri salo. Uyu nguyu rero uno mugore yari yicaye hano muri salo, ni inshuti yabo, ni inshuti y'umuryango ndetse ni n'umuturanyi wabo. Yaraje yicara aha ngaha ategereje nyine igisubizo umugabo aza gutanga. Arangije amubwira ati sheri, atese ko mbona uje ubabaye noneho. Ambwira ati bigenze gute se, usanze hari icyagiyemo? Ati ibisubizo se bivuze yuko bimeze gute? Ari kubaza umugabo nyine. Arambwira ati sha wapi, ati nta kigenda, tuziko n'inshuro nabwo dusanze wapi. Ntabwo yasamye, ntabwo yigeze asama, bigaragare ko umugore wanjye ari ingumba adasama. Ngo ambwira ati ubuse nzakora iki koko kugira mbone umwana? Ngo arangije nyine abitekerezaho, urebe abitekerezaho. Umugabo nyine arangije amubwira ati sinzi ikintu nzakora utariko uko biri kose ngomba kubona umwana. Urebe inshuti mbi. Uyu ngo arambwira ati niba ushaka kubona umwana rero utu umwana uramufite, umwana arahari, ntugire ikibazo njyewe ndahari, kandi umwana nyine ngomba kumuguhereza byakwanga byakunda. Ati ntureba njyewe. Urabona nyine umugabo hano yahise atungurwa. Ambwira ati burya wowe uranatwite. Kumbi yacaga inyuma umugore we. Undebere, iri ni ihabara ryiwe kandi ni inshuti ye magara. Umugabo ambwira ati disi urakoze cyane, ati burya wowe uranantwite. Uyu ngo ati ndagutwite cyane, ati ahubwo ndakwereka agakino turi bukine kugira ngo uriya mugore wawe atazigera bimenya. Ati ngomba kukwereka ukuntu tuza kubigenza kugira ngo nyine dusigaye njye nawe twishimye turera umwana wacu. Umugabo yasetsemo, mu by'ukuri ntazi ngo ni ibiki agiye kumukora, ntazi ngo ni akahe gakino bagiye gukina. Urebe hano ambwira ati ubu ngubu ni njye mugore wawe, ati kwa yuko ndagutwitiye, ati ubu ngubu ni njyewe ugomba kwinjira hano ngaho uriya tukamusohora, mbega ndakwereka icyo turi buze gukora. Yaramuhobeye yumva ni byiza. Amubwiye yuko nyine hari ikintu bari buze gukora kugira ngo uriya nyine ataza kubabangamira. Umugabo yishimamo kuko nyine afite undi habara ryiwe rigiye kumubyarira. Icyo umugabo ashaka ni umwana. Niba nta mwana nyine ntacyo ukora mu rugo. Uyu nguyu niko abitekereza, nyamara yarihuse. Ntabwo ku nshuro ya 3 yari akwiye kwita afata uno mwanzuro, ahubwo nyine urategereza n'imyaka 10 na 15. Iyo utegereje hari igihe ni ukuri birangira ubyaye nawe ukabona urubyaro, nyine ukava mu bantu batabyara. Kandi ndakubwira yuko nyine kubyara ni ikigeragezo kiba cyaje mu rugo, muba mukwiye kugifatanyamo mukihangana nyine. Uyu nguyu yambwiye ati sheri rero reka nkwereke uwo mupangu wanjye, nta kantu nateguye, ntabwo ari kanini cyane. Arangije nyine yaje aha ngaha, hari akantu yaje afite. Arangije ambwira ati sheri ubu ngubu ikintu tugiye gukora, ati naje nyine nabipanze nanabiteguye, uti ubu ngubu ni uko bigiye kugenda. Ati sureba bino bintu mfite hano ngaha, ati uyu ni umuti, ati kandi uno muti nta kindi ugomba gukora. Turebe wa mugore yari akiri aha ngaha nyine arimo kubitekerezaho, avuga ati reka ngende mwereke ibyo bipapuro kuko afite ikibazo cy'uko nyine afite ubwayo yuko nashobora kuba mbyara. Mwereke ibipapuro by'uko ndi muzima. Uyu mugore abaganga baramusuzumye basanga ni muzima. Baramubwira ati isaha n'isaha rwose ushobora kubyara, ntugire ikibazo, ntugire ubwoba na butoya, isaha n'isaha nawe wabyara. Rero ukomeza wihangana, ushobora kubyara. Ibipapuro byanditseho nyine abaganga nibyo bamuhaye, bamwemeza yuko nyine ashobora kubyara ari muzima, nta kindi kibazo na gito rwose afite. Umugore nyine akakireba akavuga ati ubwo ko umugabo wanjye kwihangana bimunanije iki. Arangije atekereza avuga ati reka mbe ntakimwereka, tuzungende nyimwereke none cyangwa haracyari kare. Arangije nyine ari kugenda abitekereza mu mutima we,
avuga ati ngomba kubimwereka uko biri kose, ngomba kukimwereka akamenya yuko ndi muzima, nawe akaba yakwihangana nk'uko nanjye nihanganye. Nanjye ndashaka umwana, nanjye ntabwo ari njye wigize gutya, ahubwo nyine ni umugambi w'Imana, n'icyo Imana iba yapanze. Nuko ngo nyine ubwo arimo gutekereza aravuga ati reka ngende noneho mbe nakimwereka kugira nawe yemere yuko ndi muzima, ibyo mvuga ko ari ukuri ntarimo kumubeshya. Tugaruke hano ngaha, uyu nguyu yambwiye tuno muti rero ati nuwo kumurangiza nyine ukamuvana ku isi, ati tugomba kubikora uko nguko kugira ngo aduhe umwanya. Uyu nguyu yarabyumvise, yumva bari kuvuga ati ati ni umuti yambwiye uyu nguyu uzamurangiza, ni umuti ugomba kumukura ku isi, ubundi njye nawe tugasigara twishimye. Utariko ikintu turi bukore turamubeshya yuko ari umuti utanga urubyaro kugira ngo abashe kuba yawunywa. Turamubwira yuko ari umuti nyine ushobora kugufasha kugira ngo ube wabyara urebe. Uyu nguyu byose yarabyumvisha avuga ati ati burya murashaka kundangiza, kandi ni inshuti ye magara, uyu nawe ni umugabo we. Byaje kurangira bamuca inyuma. Urebe ino filime akantu ku kandi, icyo usabwa ni ukora subscribe, n'ahandi wakura filime nziza kandi zizewe uretse ku Zubu Films. Nakubwiza ukuri ngo hano ngaha niho tubashakira filimi nziza kandi zisobanutse zigezweho, zirimo inyigisho zinza kandi zinakomeye. Umugore hano ngaha akomeje ambwira ati rwose tugende ntago azigira bimenya kuko arabizi yuko ndi inshuti ye, ati nawe arabizi yuko uri umugabo we. Uti rero urumva nta kintu kindi yadukeka, nta kindi kintu yatekereza. Uti turambwira yuko ari umuti wo kugira ngo abyare, kuko nawe urangiza tuzambwira nyine yuko icyo gihe uzarangiramo wagomba kuba ari agomba kuba ari gusama. Atariko wibuke yuko igihe agomba kurangiza nyine nibwo uzaba umurangije akava ku isi, akava ku isi nyine akatuvira mu buzima njye nawe tugasigarana. Umugabo arambwete uri umugore w'ubwenge. Uyu nguyu nawe nyine aravuga ati ibintu byose ati njye buriya ndapanga, uti nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kundusha umupangu. Wibuke hari uwabumvise. Ese kuko araza kubinywa, araza kuba yabasha kunywa se agasama nk'uko babivuze, cyangwa baramuhitana? Reka tuze kureba akantu ku kandi. Uyu nguyu yarabumvise, amaze kubumva yinjira avuga ati menye neza ibyo murimo murantekerezaho. Mu by'ukuri ibi ntabwo biba bikwiriye ku mugabo wawe noneho wakwishakiye, mwasezeranye, mwabanye mukundanye, agashaka kuguhereza imiti igukura mu nzira kugira ngo abone umwana. Ari kumwe n'inshuti ye, uyu yita inshuti ye nyamara niwe ubaye umwanzi we, niwe ushaka kumukura mu nzira akarusigaramo. Mujye mwitondera inshuti zanyu, ndetse n'inshuti zanyu mugaye muzinjiza mu buzima bwanyu cyane, kuko ejo n'ejo bundi zaguhinduka. Uwo witaga inshuti yawe akaba ari ukubera umwanzi. Urabona wa mugore yabitekerejeho arangije asubirayo. Abangaba nabo barahoberana, arambwira ati nuko nguko bigomba kugenda, umugambi wacu nuwo nguwo nta wundi. Rero tugende tubikore, turabyumva ntago azigera bimenya. Wa mugore yaje ahangaha nyine abitekerezaho, aravuga ati buri uko biri kose uko menye gahunda, ati nanjye ngomba kubigira imitwe kugira ngo bitarangira nanjye ngiye. Umugabo yaje hano rwose azana amazi, undi nawe nyine aza afite wa muti, baraza nyine hano bivugishwa ati nyine aturanyihanganira, ati bisubiza umugabo wawe yamaye, ati ni ibingibi nyine byuko bitakunze. Uti naye ndangije ndavuga ni ati kwa yuko uri inshuti yanjye, uti nta mpamvu yo kugira ngo ureberere. Ati sibyo? Umugabo ati yego. Ahamubwira ati nta mpamvu yo kugira ngo ureberere, ati niyo mpamvu nakuzaniye umuti. Uti rero uno muti ati ikintu ugomba gukora nyine urawunywa, uzajya unywa kamwe kamwe. Ati kubera yuko hari abantu benshi bawukoresheje. Uyu nguyu ati umuti se bwoko ki kandi? Ati umuti se unyemerera gusama? Uyu nguyu nyine yabumvise, aramubwira ati ubwo se uwo muti wamfasha, umuti abaganga batamaye, ati uwo nguwo nawizera gute? Uyu nguyu aramubwira ati nyine ati uno muti unywa kamwe kamwe, ati warangiza nyine
iyo urangije uba wasama. Ati kandi unyizere kubera yuko namaze kubaza neza n'abantu benshi barawukoresheje, abawundangiye bose bari bafite icyo kibazo cyo kudasama. Niyo mpamvu nawe nkukuzaniye kugira ngo ube wasama. Ati ntabwo nakifuza nk'inshuti yanjye ko waguma gutyo. Umukobwa nyine yabitekerejeho akomeza bareba avuga ati mwebwe nababonye, ati namenye imigambi yanyu, ati nanjye ngomba gushaka ko mbigenza nkikura mu maboko yanyu. Burya ngo abarinzi bajya inama n'inyoni zijya izindi. Umugabo yaramwitegerezaga akareba nyine umugore akavuga ati uko biri kose uno muti nuwurangiza ati uzaba wemerewe kuba noneho wasama. Ati bizagenda bihangane n'ikibazo ufite gituma udasama. Urebe umugore yaramuhaye ati kandi ni inshuti yiwe. Uyu nguyu yibaza ati ese ubu ndabyanga, nimbyanga se baratekereza ngo iki? Ese ubundi bwo ninabinywa baramfata gute? Aho nibagira ngo nabyumvishe. Urebe uyu nguyu njamubwira ati inywa rwose, uti nta kibazo, aturakanywa, ati icyumweru nikirangira ubu noneho bizaba birangiye. Utuzaba noneho muri icyo cyumweru nikirangira gutya ikinini wakimaze. Ubu ngubu nta kizaba gisigaye, uzaba noneho wemerewe kuba wasama. Uzaba nawe noneho winjiye mu mubare w'abantu bazabyara. Urambwira ati mwizere se ubwo nibyo koko? Uyu nguyu ati nyizera, turumva ni inshuti yanjye naguhemukira koko? Ati nibyo rwose. Uyu nguyu nyine akomeza kubareba bitegereza, abitekerezaho nyine. Uyu nguyu akomeza amwibwirishwa nyine ati we humura, ati niba ushaka umwana uranywa iyo miti. Uyu nguyu nta kindi yakoze, yavuze uko biri kose reka nyinywe ubundi ndebe uko baza kubigenza. Ati cyangwa ndebe uko biza kwifatamo. Yabitekerejeho, atekereza uko agiye kubigenza, atekereza uko agiye kwitwara kugira ngo kino kinini kitamugiraho ingaruka. Ureba abantu baba bazi ubwenge. Uyu nguyu mu kubitekerezaho babona atarimo kukinywa bakibaza ati se kubera iki atarimo kunywa? Ati se kubera iki ari kwifata gutya nyine dushaka kukinywa? Nyine yari afite ubwoba. Muri ubwo bwoba bwe aravuga ati nta kundi uko biri kose ngomba kukinywa. Ati nyine nkareka kubiteza, uti nkagerageza uko nshoboye kose. Nyine hari ukuntu nawe ikinini ushobora kubeshya abantu ko wakinyweye cyane nka kera nyine twajyaga tubikora tubeshya ababyeyi ko twanyweye ibinini kandi ntabyo twanyweye. Rimwe na rimwe ukabishyira nko munsi y'igitanda cyangwa iki. Uyu nguyu urebe yaragifashe arakinyweye, aravuze uti nta mpamvu reka nyinywe. Umugabo nawe ati sheri reka nanjye nguhereze amazi unywe kugira ngo kitakuniga. Uyu nguyu aramubwira ati urakoze rwose umugabo wanjye, ati murakoze kunyitaho. Umugabo yamwenyuyemo, arangije arishima, aramureba aravuga ati ibi ngibi noneho turaba tubikoze biragenda neza. Urebe akantu ku kandi. Ndakubwiza ukuri no filime irimo inyigisho. Ubu icyo usabwa ni ukureba neza witonze kandi akantu ku kandi. Kandi izi nyigisho tugomba kujya tuzishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu ziba zihari, niyo mpamvu tuba twazibashakiye tukareba filime nziza zifite ubusobanuro bwiza ndetse burimo ubwenge bwinshi. Uno mukobwa nyine aribona ababwiye ati rwose murakoze kunyitaho, uti nta kibazo. Bano nabo nyine bati nta kibazo noneho atashobora kuba yaruhuka, ati ibinini bigakora, ati ndumva ariko bikwiye kugenda. Uyu nguyu nawe ati niko rwose niko bikwiye kugenda, ati ndatekereza noneho ubu ngubu ushobora kuryama ibinini bigakora nibura ukaruhuka neza bigakora neza. Ati natwe reka tube turi hano ngaha, nihagira igihinduka uraza kutubwira, nihagira icyo wifuza uraza kuba wambwira tube twagufasha. Ati niyo mpamvu ndaha ngaha, ati ngomba kugufasha nk'inshuti yanjye, nanjye sinifuza yuko nyine wabaho nta mwana. Urebe wa mugore yaje aha ngaha baragiciriye, urebe umunyabwenge
yagaragaje nk'aho nyine afite nyine ubwoba, ariko arangije birangira akinyweye. Urebe umugore w'umunyabwenge yavuze ati nta kintu ngomba gukora, ngomba kugicira vuba vuba kino kinini kitarangiraho ingaruka. Umugore yaragiciriye. Ese ibi biraza kurangira gute? Biraza kugenda gute? Umugore amaze kugicira hano avuga ati mwebwe nabamenye, ati burya inshuti yanjye magara niri kungambanira, irashaka kunkura ku isi kugira ngo yinjire umugabo wanjye. Icyo atazi nuko bamuciye inyuma n'ino nshuti ye magara itwite. Ureba akantu ku kandi. Ino filimi ni nziza kandi ni iy'ubwenge. Abangaba barangije hano ngavuga ati ubu ngubu turabirangije, ati ikinini cya mbere kivuyeho hagiyeho icya kabiri, ati ubu ngubu uko azajya akomeza abinywa uko anywa byinshi niko bizagenda bimurangiza nyine, ati kuri finali nyine kikaba cyamurangiza, ati uwo munsi tugaserebura, ati uwo munsi cyamurangije nyine twamushyinguye nibwo njye nawe tuzabana. Umugabo yasetsemo, arangije ambwira ati ariko ni byiza kugira abantu b'abanyabwenge, utubonye yaba ari wowe tuba twarahuye kera, ati ubu ngubu ntabwo izo stress zose mba nzifite, ati biba byararangiye, uti nta kibazo mfite, ati nta stress na nkeya. Uyu nguyu ambwira ati nyine ubu ngubu uramfite, nugira ikibazo nzagufasha kurwana ibintu byose, ati nzagerageza uko nshoboye kose nzagufasha. Urebe abangaba nyine bagarutse ahangaha, iyo ni inshuro ya kabiri bagarutse. Urabona baje hano ngaha bisetswa nyine, umugabo afite amazi, wa mugore ari ahangaha nyine. Bambwiye ati nta kibazo, wowe ino minsi yose ugomba kwimara uri mu cyumba kugira ngo utazagira stress, utazakora ibintu biremereye bikaba byatuma uno muti udakora neza. Baragarutse baje kumwongera umuti wa kabiri. Urebe bano bantu n'umugabo hano ngaha nyine yabagaje azanye amazi avuga ati umugore wanjye kinini kitakuniga, ariko mu by'ukuri hano hantu haba harimo urukundo. Inshuti yawe ikwitaho bigeze ahangaha, ikazana umuti, ikagira uti ikakwitaho, haba harimo ikintu. Iyo uri umuntu uzi gushishoza no kwitegereza neza, umugenzuye, ushobora gusanga harimo ibindi bintu byinshi ndetse anaguhisha. Umugore yavuze uti ngomba kubikora nk'ibisanzwe, wibuke cya kinini cya mbere ntiyigeze akinywa, iki ni icya kabiri, ese cyari buze kukinywa? Reka turebe. Umugore hano ngaha yanyweye amazi, arangije avuga ati nta kibazo, reka mbinywe kugira mwishime. Uyu nguyu arambwira ati reka mbe mbiteretse ahangaha, ati nyine nkuganirize neza. Arambwira ati inshuti yanjye, ati nyine ubu ngubu ugomba kwihangana ukabinywa, nubwo ibinini byose biba birura ariko ugomba kubinywa. Yambwira ati mfasha n'aya mazi rero utuyanerekera aho ngaho, utariko ati ndumva nazi nangiye kugenda ngira agasereri, ati ese ni uku nguku bigira nyine, ati ni uku nguku bigenza. Yatangiye kumva isereri. Se cya kinini yaba kinyweye? Uretse urebe, atangira kuvuga ati mfata sheri, ati mfata ndumva nazi ukuntu bigenze. Nyamara umugabo umufata urabona mwitayeho, nta mwitayeho habe na gatoya. Umugabo ati ati wa muti waba utangiye gukora se? Nta mugenzi ati ati buriya wabona gitangiye gukora. Uyu ngo aravuga ati mfata ndumva nameze neza, ati se wamfashe ko numva nazi ukuntu umeze, ati mfasha mbe najya hanze, uti nibura mfata akayaga, ati kuko ndumva nangiye kugira isereri, ati niba ari uko wenda ari uko nyweye ibinini byinshi, uti sinzi ukuntu bigenze. Umugore urebe abangaba nyine nta uri kumufata, nta n'umwitayeho, barimo baramureberera gusa. Umugore nuko byarangiye yabuze umuntu umufata. Cya kinini gishobora kuba kimugizeho ingaruka, cya kinini gishobore kuba gikoze cyinjiye mu mubiri bikarangira gikoze. Reka turebe, ino ni part 1, kanze mbazanire part 2. Ino filimi ni nziza cyane.
wibuke ukore subscribe utaza gucikwa n'igice cya kabiri. Ndakubwiza ukuri ko n'ahandi wabona filimi nziza uretse kuzubu films. Wowe icyo ukora ni ukora subscribe ndetse wanayikunda ugakanda like ukayisharinga no ku bandi, ubundi ukadusubizamo imbaraga ukandika na comment ukatubwira uko wabibonye, ukatubwira uko byari byifashe ndetse ukanadusaba filimi wifuza yuko twazakuzanira. Naho mukanya reka mbazanira igice cyayo cya kabiri, duhure mu kanya gatoya, ntago ndi bubatindire. Wowe reba